نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Juste kumbwira nimba munyumva neza, Sheikh Kalisa ndikumva wowe nkumva neza. Bavandimwe duhuriye kuri kino kiganiro, tudatsinze cyane ndagira ngo mpikaze umutumirwa wacu Sheikh Kalisa Mahmoud uri i Paris nako uri Lyon, kugira ngo tubashe kuganira uyu munsi kuri seri y'ibiganiro bya mbere tugiye kongera gusubukura muri kino gihe cya COVID. Hanyuma insanganyamatsiko yayo ikaba ari ukuvuga ngo ese ni uruhe ruhare rw'abasilamu mu gukemura ibibazo biterwa na COVID-19. Ubwo rero natsinze cyane, ndaha ijambo Sheikh Kalisa hanyuma atuganirize mu gice nakwita session ya mbere, hanyuma narangiza turaza kugira igihe tuganira mu gice twakwita igice cy'ibibazo n'ibisubizo, ariko turagerageza kugira reflexion kuri iki kintu kuri kino kiza cya COVID, hanyuma tugerageze no kureba inshallah uko twagiye ibisubizo. Naam, Sheikh Kalisa. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وعياذ بالله من ذلك. أحبتي في الله، فحياكم الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا موقع المبارك على طاعته أن يجمعنا مرة أخرى مع سيد الدعاء وإمام المرسلين في الجنة ودار مقامته، فإنه ولي ذلك ومولاه. twatangiye dushimira Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala, yadusaba yuko yatuyobora, yadusaba yuko yatubara ibyaha bikomoka ku mitima yacu igihe yatanye, ndetse no ku nabi ikomoka ku bikorwa byacu bibi. Tunahamya ko nta yindi Mana ikwiriye gusenga uretse Imana imwe rukumbi, ndetse tunahamya yuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari we wasozereje intumwa n'abahanuzi. Bavandimwe, amagambo meza nayo dusanga mu gitabo cy'Imana Nyagasani, ndetse n'umuyoboro mwiza n'uwo twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi bintu kurusha ibindi ni ibyaduka twongera mu idini, kubera ko ibyo byaduka ntahandi biganisha usibye mu buyobe, kandi ubuyobe ntahandi buganisha usibye mu muriro. Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala iwuturinde. Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ibahe umugisha, kandi Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ibahe ubuzima bwiza mwebwe n'imiryango yanyu, natwe twese twahuriye kuri uru rubuga, ndetse izaduhuze nk'uko twahuye uyu munsi, izaduhuze n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku munsi w'imperuka. Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala niwe twiringiye, kandi niwe ufite ubushobozi bw'ibyo byose. Waje witeka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rero insanganyamatsiko nyine yageragejwe kuganirwaho, twagerageje kuganira n'umuvandimwe Abuba ndetse n'abandi, ni mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo twagira umutima utabara, umutima wa kimuntu, dutekereza ku bavandimwe bacu bo mu bihugu byacu dukomokamo. Ni muri urwo rwego, ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala, twifuza kugira ibiganiro bizagenda bikurikiraho. Kuri uyu munsi ndagerageza kuvuga ku minota 20. Nyuma yaho nagerageje kwifashisha umwarimu wanjye n'umubyeyi wanjye Sheikh Ahmed Tembo, nagejeje kumwumvita nawe, nubwo akuze ariko iyo ari ibikorwa bya kisilamu ahinduka umusore. Alhamdulillah rabbil alamin. Turasaba Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ko yamuhifadhi. Turasaba Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ko juhuda akorera idini ry'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala, Imana yaza bimuhembera ku munzani yo ku munsi w'imperuka. Tuvuga ngo minota 20 ndavuga, nyuma yaho ndamuha iminota 10 nawe agira icyo avugaho,
sirituke ubwo twari turi mu Rwanda twajyaye gusura ahantu hatandukanye henshi cyane tureba uburyo situation n'ahari y'abayisilamu yifashe mu Rwanda, buri wese aragira igitekerezo twumva yuko tuzagira icyo dukora igishoboka cyose kugira ngo hari y'abayisilamu ikomeze izamuke. Mbere yuko nyine ndatanga ishusho uko imeze ubu ngubu nk'uko mubizi, buri wese afite ibyo ari byose abavandimwe baba muri biriya bihugu azi uburyo situation imeze. Muzi neza ko ubuzima bwabo bushingiye n'abanyamubyizi, ni ukuvuga ngo umuntu arasohoka afite moto ye akajya gupagasa ayo abonye alhamdulillah amin, undi nagafungura akaresitora, undi nagafungura butike. 90% by'abayisilamu ntabwo bagize amahirwe yo kwiga cyane ngo babe bafite akazi nyine wenda ngo babe abafonkisiyoneri cyangwa bafite akazi gahoraho. Ni ukwideburiya, ni nako ababyeyi bacu bakuze bamye. Ni ukuvuga ngo rero niba covid ije ikababuza kuba basohoka mu muhanda, ni ukuvuga ngo nibo ba mbere bahura n'ibibazo bikomeye cyane n'abandi ariko abanyarwanda muri rusange. Niyo mpamvu rero ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala tugomba kugira uruhare mu kugira ngo tubafashe, kubera yuko ntabwo ari abantu bari muri Afurika gusa. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu bamaze kuba abavandimwe bacu, ni ukuvuga ngo dufite uburenganzira butatu. Uburenganzira bwa mbere ni abayisilamu, uburenganzira bwa kabiri ni abavandimwe bacu, kuvuga ngo bari mu miryango yacu, bari hariya. Uburenganzira bwa gatatu ni uko ni abaturanyi bacu, ni ukuvuga ngo isi imaze kuba nk'ikiganza, ubu ni abaturanyi bacu. Dushobora no kumenya ibibera mu nzu zabo kurusha uko nzi ibibera ku muturanyi wanjye w'umuryango duturanye. Ni ukuvuga ngo rero ubwo burenganzira ko Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala yabushyizeho kandi izabutubaza. Ni ngombwa rero buri muyisilamu wese kugira uwo mutima yumva yuko agomba kugira icyo yakorera abo bavandimwe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzi neza yuko ntabwo icyari cyishishikaje cya mbere ari ukwigisha abantu ngo bagire tawhidi, basenge, bakore hija, bagire gute. Icya mbere cyari cyishishikaje ni ukubakuriraho impamvu zose zituma batemera Imana, impamvu zose zituma amagambo y'Imana batayumva. Kandi muzi neza yuko impamvu ya mbere ituma umuntu atumva ni kuba mu nda nta kintu kirimo. No mu mvugo zose muri civilisation zose aravuga ati ventre affamé n'a point d'oreille, inda yose ishonje nta matwi igira. Niyo mpamvu rero Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nshingano ze za mbere ni gute twazamura ubushobozi bwo kugira ngo abantu babashe gukurirwaho imbogamizi zose zituma batumva amagambo y'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Muri hadith iboneka mu gitabo cya Imam al-Bukhari, Abdullah ibn Salam ni umwe mu bayahudi winjiye idini intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikimara kugera i Madina. Yaraje yitegereza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arayireba, arangije aravuga ati nabonye mu by'ukuri uri umuntu utabeshya mu buranga bwawe. N'icyabimbwiye ni ibimenyetso byinshi cyane nasomye mu bitabo ndetse n'ibindi wagerageje kwerekana. Mu magambo ya mbere rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze, uyu mugabo witwa Abdullah ibn Salam atubwira ati mu magambo ya mbere intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ubwo yaje yinjira i Madina, abantu benshi cyane bari bamukikije biteguye ko atanga disikuru ndende cyane igiye kugaragaza imigambi mishya n'ibigiye gukorwa byose. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abwira ibintu bitatu, ariko ibyo bintu bitatu bikubiyemo ubuzima bwose bwa buri munsi kandi bikubiyemo inkingi zose za dawa. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irambwira ati afshu salama, mugaragaze ndetse munasakaze amahoro. Umuntu nakubona akubonemo amahoro, ukora ibishoboka byose kugira ngo buri muntu wese ukubonye ntakwikangemo ikintu kibi cyangwa se umutima utere nabi, ahubwo akubonemo amahoro. Ashfu salam ni ukuvuga ngo mukwirakwiza amahoro, ntabwo ari ukuvuga ngo salamu alaykum gusa, ni ukuvuga ngo mwekarane amahoro. Umuyisilamu ahantu ahari hose, aho akora, aho abaye hose, mu mutwe hagomba kuzamo igitekerezo cya mbere, ese abantu mbonana nabo, ese abantu nkorana nabo barambona b'amahoro. Icyo nicyo kintu cya mbere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye abantu. Irangije ababwira ati rero atimu ta'am, mugaburira abantu, muha abantu ibyo kurya, mubarangiriza ibibazo. Okay, wasilu rahim, kandi ubuvandimwe bw'amaraso bukomeze bube kirazira. Ni ukuvuga ngo mukomeze mu busigasire, kuvuga ngo ubuvandimwe bw'amaraso ubu buduhuza n'abayisilamu bo mu Rwanda
ni ubuvandimwe bukomeye cyane twagombye gutatira, ni igihango gikomeye cyane. Intumwa y'Imana Muhammad nubwo ari ikintu naturel kuba ufite umuvandimwe wawe ukamushyigikira, intumwa y'Imana Muhammad kukivuga igihaye ubundi butagatifu burenzeho. Bivuga ngo rero ikintu muri cya mbere intumwa y'Imana yigishije abantu ni ugukwirakwiza amahoro no kuranga amahoro. Icya kabiri ni ugufungurira abantu. Hanyuma icya gatatu ni asiru rahima, no kuvuga silatu rahim, ni kuvuga ngo gusigasira ubuvandimwe bw'amaraso. Hanyuma icya kane waqumu layal, mujye musinga ibihagararo bya nijoro, wa nasu niyam, abantu baryamye, tadkhulu jannata bisalam, ibyo birahagije kuba muzinjira mu ijuru n'amahoro. Ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze ivuga ngo muzinjira mu ijuru gusa, ni ukuvuga ngo ibyo nibyo bizatuma mwinjira mu ijuru mwatekanye. Imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu mu kuyumva ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwinjira mu ijuru cyangwa se akabona amanota ye cyangwa se agacibwa urubanza, ariko ahungabanya avuga ati biragenda gute biragenza gute. Ariko ni ukuvuga ngo uyu nguyu we noneho wemvetse muri izi domene we, mbere y'uko n'ijuru riza azaba afite amahoro, yumva yuko yatsinze. Ni nk'aho umunyeshuri warevijije neza, agakora reviziyo neza, agakora ibizami, yanasohokamo mbere y'uko umwarimu atanga resulta, wakavuga ati alhamdulillah rabbil alamin, natsinze, ndetse agasohokamo atanga inkuru nziza, n'abandi bose bamubaza ati wasubije kuri iki kibazo wasubije gute na gute. Ibyo ni iby'intumwa y'Imana sallallahu iduhamo garanti. Nanjye niyo mpamvu babwira rero bariya Abarabu baje mu Rwanda n'Ubuyisilamu kugira ngo bugere mu Rwanda, ntabwo baje bari abamisiyoneri nk'uko abandi baje bari abamisiyoneri bafite umushahara, bafite misiyo runaka. Bo baje ari abantu b'abacuruzi, baza batavuga n'indimi zacu, ariko baje bavuga bati twifitiye umuco wacu w'Ubuyisilamu. Bahera he nk'ari iwacu aho dutuye, noneho bahereye hariya Nyabugogo, bakora agasantere, abantu bakaza babagana, babona uburyo basabana n'abantu, bahahirana n'abantu, abantu batangira kwinjira idini. Ibyari abantu bangahe batanu aho bari gucururiza, hatangira kuba akagi gatoya, akadugudu karaguka. Nibwo ubuyobozi bw'icyo gihe noneho, kubera ko bwari ubuyobozi budiscrimina abantu, ndetse noneho bwari buvuga bati buri muntu wese agomba kujya mu idini rya leta, ariryo dini rya Kiliziya Gatolika, utaririmo wese agomba guhabwa agacibwa. Nibwo Abayisilamu aho ngaho Nyabugogo barababwiye bati murahava murajya gutura hariya hitwa ku Matongo. N'ababyeyi bacu n'ubu ngubu ababyeyi bahariya mu Biryogo benshi cyane, iyo bavuze ku musigiti wo mu mujyi bavuga ngo ku Matongo. Abayisilamu barabajyanye hariya hejuru, naho abantu bashyinguraga abantu, byo kuba hariya muraciwe n'ibindi nk'ibyo. Abayisilamu barahagera, barakomeza basabana n'abantu, bagaburira abantu, nta kibazo bafitanye n'abandi bantu. Abantu bakomeza kwinjira idini. Nibwo abantu babwiraga ubuyobozi bwaje bakavuga ati mumaze guteza akavuyo aha ngaha ni mu mujyi, mugende hariya ahantu Nyamirambo mu Mabereshi. Ni ukuvuga ngo Camp Belge cyangwa se Abereshi, ni mu Gifaransa bivuga ngo Camp Belge, ni camp de concentration belge. Ni ukuvuga ngo ahantu bafungiraga abantu badashobora guhahirana nabo, badashobora gushyingiranwa nabo, badashobora gucuruzana nabo. Ni na sogokuru, ngenda atanga nk'urugero, noneho twe twabibayemo neza. Sogokuru kiriya gishanga cyose cy'abaskuti cyari iki, avuga yuko wateraga intambwe zose kubera ko bari ahantu bakujugunyaga, ukavuga ati tera intambwe aho ushaka niho haba hawe. Uvuga ngo yateye intambwe, arangije yatanze amafaranga igikoroto cya 50 cyo kugura ibarate, ni ukuvuga ngo kwarojisira ubutaka bwe. Arangije ahaba ahantu he, ni ukuvuga ngo twakoze twebwe hariya kiriya gishanga cyose cy'abaskuti hafi ya cyose ari icyacu. Icyatumaga rero abantu binjira idini ni uko gusabana n'iki. Kuvuga ngo no mu Biryogo rero bahageze bakomeza gusabana, n'ubu ngubu ku bushobozi bw'Imana Subhanahu wa Ta'ala, umutima bari bafite utuma mu Biryogo na n'ubu ngubu hari baraka, hari umugisha. Niho hantu hambere mu Rwanda ushobora gusanga 24 hafi 24 abantu byibuza bashobora gukora ku bushobozi bw'Imana Subhanahu wa Ta'ala. Noneho nk'urugero ngiye natanga nk'umubyeyi umbyara, data yinjiye idini ate, nuko hamwe n'abandi baje baza gukora mu bamisiyoneri, ariko akabona abamisiyoneri baramudiscrimina. Nibwo noneho yagiye gukora ku musaza w'Umuyisilamu witwaga Nyamurinda. Umusaza w'Umuyisilamu witwaga Nyamurinda aramuravuga ati ngwino hano wa musaza we, wa mugusujene we. Arangije amuha akazi. Amaze kumuha akazi, icyamutangaje nuko amubwira ati ngwino dusangire ku meza. Baraza barasangira ku meza, baramutangaza. Ubundi aravuga ati ubundi twajyaga duteka inkono ebyiri, inkono ya databuja n'inkono yacu, uyu nguyu ari kumwe musangire ku meza nawe ku meza. Biramutangaza. Nyuma yaho kubera umuco mwiza aza kwinjira idini.
amaze kwinjira idini sogokuru aramurera aramubwira ati mbo kuva umaze kwinjira idini turi nkugabiye buriya butaka bwose, amuha ubutaka abazi mu Rwamara munsi y'amashuri hari ubutaka nyine bw'umusaza wa Basa, niho data yari afite isambu. Arangira avuga ati ngiye no kugushyingira umukobwa wanjye uyu nguyu mukuru ariwe Bazubagira. Data yinjira idini gutyo aranakungahara ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Ibi ni ibitwereka neza rero yuko ntabwo Isilamu yatangajwe no kuba ari abantu bavuga amagambo menshi cyane, batanga amawayiza menshi cyane abantu bakarira, cyangwa se bafite ibindi bisobanuro batanga. Isilamu ni ugutangaza inkuru nziza, umuco mwiza, gufasha abantu, kwitabira abantu. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyatangajwe, cyatumye Isilamu yamagara ku isi nzima n'ahandi hose. Niyo mpamvu rero nicyo kintu cy'ingenzi twagombye gukora, cyane cyane ku bayisilamu turi kumwe nabo, ndetse no ku bandi bantu batubona nk'umuryango bakavuga bati ibindi miryango yose cyangwa se ayandi madini yafashije abayoboke babo, ariko abayisilamu ntabwo babonye ababafasha. Muri hadithi n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gitabo cya Sahih Bukhari, n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ati tasallafa rajulu 1000 dinar faqila lahu itini bishahid faqala Allahu shahid itini biwakil faqala Allahu alwakil. Umuntu yagiye gukopesha undi amafaranga mu batubanjirije, undi aramubwiye kuko aramubwira ati ngiye kugira ngo nkupe umuntu amafaranga anzanira umushahidi. Ufite uwe mushahidi? Aravuga ati Imana niwe mushahidi wanjye. Undi ashaka umugara, ni ukuvuga ngo umwishingizi. Imana niwe mwishingizi wanjye. Ati sadaqta, uvuze ukuri koko. Nibwo yamuherezaga amafaranga 1000 cy'amadinari. Umugabo rero yakoraga yari umurobyi, ajya kuroba, arashora araroba. Noneho igihe cyo kwishyura amafaranga kigeze, haza umuhengeri umubuza kugaruka gutanga amafaranga. Aravuga ati ya Allah, Mana Nyagasani, umurambaje atanga umushahidi, avuga ati niwe mushahidi. Umurambaza ati mbwira umwishingizi, ndamubwira ati niwe mwishingizi. None reba ibyabaye, ubuse ndamuha amafaranga ye gute? Nibwo atekereza avuga ati Mana Nyagasani, ngiye gukora iki gikorwa, ni wowe uzatanga ayo mafaranga kumuva kwanije amafaranga. Nibwo yafataga agati gatoya aragaharura, afata ayo mafaranga yashyiramo, arakazirika, arangije akajugunya mu mazi. Aravuga ati Mana Nyagasani, niwe mwishingizi wanjye, aya mafaranga uyageze kuri nyirayo. Nyir'amafaranga yari ari kuri plage yindi, bakategereza ko umuntu yambwiye itariki kiko igeze, umuntu akaba yaratanze ubwishingizi ko ari Imana Nyagasani, nkamwizera, none nkaba mbona abantu bari kuhagera we adahari. Nibwo yagiye mu gukomeza kureba, nibwo yagiye kubona akantu k'agati karimo karamuzunguruka. Nibwo yagafashe, agafunguye, abonamo ayo mafaranga, arangije abonamo niba ari uvuga ati nta bushobozi nigeze mbona bwo kuza, ntabwo nigeze mbona embarcation, ntabwo nigeze mbona ubwato, none dore amafaranga yawe ngayo. Arayafata, ageze mu rugo, nyuma y'iminsi wa mugabo noneho nyiri deni araza. Hageze aramusuhuza, aramubwira ati ndakurahira Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ke iyi ngiyi ubu bwato nibwo bwa mbere mbonye, ntari nabuze ubwato bunzana. Umugabo aramubwira ati se ntabwo wigeze unyohereza amafaranga? Undi aramubwira ati ese njye niko nakubwira ko ubwo bwato bwa mbere nzanye nabwo, dore amafaranga yawe ngayo. Umuntu aramubwira ati rero igendere, kad adda Allahu ma alayka min ad-dayn, menya yuko Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ideni ryawe yarirangije. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangiza inkuru gutyo iragenda. Noneho Abu Hurayra watwakiriye ino hadisi atubwira ati walaqad ra'aytuna ta'ala aswatuna fil masjid ayyuhuma amanu min sahibihi. Nibwo mu musigiti rero twatangiye gutera kamo, twese turi kwibaza ati muri aba bagabo babiri ninde ufite imani nyinshi cyane kurusha undi? Bamwe aravuga ati nuriya muntu wagize imani yo kwemera Imana, ye no mu bihe bikomeye cyane akayizera, akavuga ati Imana ntabwo intenguha, nayisabye ko yambera umugabo n'umwishingizi, ntabwo intenguha, agafata kiriya giti agashyiramo amafaranga akacyohereza. Umuntu kugira imani imeze gutyo, yizera Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala gutyo, ni umuntu ufite ukwemera guhambaye cyane, biteye ubwoba. Abandi batereka da nuriya wa mbere. Uriya wa mbere we ufashe amafaranga akazajya yakupa abantu kugira ngo bashore bagire icyo bamarira sosiyete yose. Niyo mpamvu rero abamenyi bose bemeza yuko uyu wa mbere koko ari we wari ufite akamaro, ufite niyo imani ihambaye cyane. Kuba umuntu yafata amafaranga yakigomwa, yarashoboye kubaka inzu, akagura byinshi cyane, akavuga ati amafaranga ngiye gushyiraho fond d'investissement, buri muyisilamu wese uzajya ukenera kuba yafungura boutique ageza andebe.
muri Islam wese ushaka gufungura akantu ka commerce ageza andebe ntibimunaniye kuba yakura za kadasira kubaka amapare n'ibindi nk'ibyo ariko kuvuga ati ngiye mfite igitekerezo cya umma niyo mpamvu rero ngiye kugira gute gukora ibishoboka byose nshyira aya mafaranga ahangaha nshyiraho ikigega kizajya gifasha abayisilamu bagiye kurekurwa gufungura amakampani n'ibindi nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu rero muri umma dukeneye abantu nk'aba ngaba batekereza gutya mu rwego rwo gufasha abantu bo mu Rwanda dufite urwego bubiri ku bushobozi bw'Imana Subhanahu wa Ta'ala hari urwego buhoraho dushobora gukora tugatekereza icyazajya gikorwa mu Rwanda tukavuga duti wenda uyu mwaka tuzafasha wenda burasirazuba turebe ibikorwa nyamukuru twahakorera bizajya bibyaza andi mafaranga ubu muri iki gihe noneho cya covid n'ubutaka buroroshye cyane kubugura ushobora kugura amasambu manini cyane hanyuma abayisilamu ukababwira ati tugiye gukora koperative y'ubuhinzi noneho ukabaha n'amamashini yo ahinga bya kijyambere nk'uko inama bikora noneho ugasanga abasilamu baho muri icyo gisagara cyose bagiye muri uwo mushinga muri iyo koperative noneho ubutaha ubwo bakazajya ari nabo bazajya batanga zakatu mali cyangwa se zakati y'ibiribwa ibyo ni uburyo bushoboka ariko noneho icyihutirwa ubu ngubu ni coronavirus noneho igihari ni uko barashonje cyane hari na bamwe ubu ngubu barimo barashwana mu miryango barimo baragurisha amazu ejo bundi wari wambwiye ati inzu nini cyane ku mafaranga ku ma euro 15,000 kuva mu amafaranga makeya cyane kuva mu miliyoni 15 z'abanyarwanda ku nzu nini cyane birababaje cyane hari nini no banyeretse yanuzuye noneho hejuru no hasi kuri miliyoni 33 kuva mu amafaranga make cyane no kuvuga ngo rero situation irakomeye cyane kugeza ubwo none ubu ngubu wa mugani n'umukiri ubu ngubu amaze kuba umukene arakennye cyane noneho byakubita no ku bayisilamu rero inzara imaze gutera nabi abana barimo bariba abandi bamaze kuba ibyomanzi n'ibindi nk'ibyo ni ukuvuga ngo rero ku bushobozi bw'Imana Subhanahu wa Ta'ala muri coronavirus twebwe leta turimo zishobora kudufasha ariko na leta y'u Rwanda igerageza gukora ibishoboka byose ariko urasanga nyine nk'uko mubizi ni leta yacu n'ubyikora byose ntabwo usanga nyine bihagije nk'uko natwe nyine usanga nanone bidahagije byagera mu bihugu byacu ugasanga nyine birakabije cyane niyo mpamvu rero ku bushobozi bw'Imana Subhanahu wa Ta'ala umwaka ushize twagerageje gukora iyi campaign twise ngo agapfunyika kavuye ku mutima twagerageje gutanga ku mafaranga agera kuri miliyoni 4 ku bushobozi bw'Imana Subhanahu wa Ta'ala izo miliyoni 4 ariko hajemo n'agace gato y'akazakatul fitri ariko icy'ingenzi cyari corona hanyuma twatanze ahantu hatandukanye cyane rero udufuka amakori abantu bagenda nyine bafata udufuka agafuka kamwe kabari karimo ibiro 5 by'umuceri amavuta n'ibishyimbo na kawunga alhamdulillah rabbil alamin byatumye biuza nk'umuyisilamu ushobora kumara nk'icyumweru n'ibyumweru 2 ku muryango we na mutoya bishobora no kumara n'ukwezi kushoza Imana Subhanahu wa Ta'ala twagerageje gukora iyo kampani kandi irayisisa kabisa dukoresheje kuri nuza ya Cotizap ukuvuga ngo online Cotizap abantu benshi baratanze ariko icyadufashe cyane none harimo n'abantu bataraba abanyarwanda bagiye batanga nko ku musikiti nakoze kampani abantu benshi cyane barabikora b'Abarabu dukorana mu kazi k'idini nkabagira ngo rero iyi kampani none tuyibyure nanone twongere tuyishyira ahagaragara tuyitabire noneho ariko nanone tubikangurire twebwe nk'abanyarwanda byibanze dufite umuco mubi wo kumva ko Abarabu ari bo baza dukorera ibintu byose twebwe twumve ko ari uburenganzira ku bushobozi bwacu twiyime inkweto nagombaga kugura ikoti nagombaga kugura imodoka nziza nagombaga kugura nihangane inshallah tanigumwe kubera Imana Subhanahu wa Ta'ala nyoherereza umuntu wo mu Rwanda muri nuza muri kuruteni hanyuma a long terme ibi biganiro nyine ndashimira abavandimwe bakomeje kubyorganiza dutekereze noneho kuzagira imishinga ifatika noneho tuzajya dukora à travers United for Assistance kugira ngo dukore iyo mishinga nyine igaragara noneho twakoze ya mituweli dukora n'iki noneho tugere noneho n'indi mishinga nyine izajya igira uburyo iyo to finance ku bushobozi bw'Imana Subhanahu wa Ta'ala ndumva rero wenda ibyo nshaka kugira ngo mbahwiturireho n'ibyo ngibyo mbagaragariza isura ukuntu imeze tunasaba buri wese ko inshallah Ta'ala yamuvugizi ibi bikorwa no kuvuga ngo ntanze wenda igitekerezo nuko muri iki cyumweru kigiye gukurikira tugerageza gukora online link abantu no bashobora gukora kuzajya bakora bohereza amafaranga ufirame ziri ko amafaranga ageraho natwe tuyabona noneho turagerageza kushoza bw'Imana Subhanahu wa Ta'ala kuyohereza hariya mu Rwanda uko tubikora rero twifashisha nyine inzego z'ubuyobozi
zo zikabarura zifashe n'ubuyobozi nanone bw'abayisilamu mu karere runaka, bakareba nyine abo bakene. Ntabwo duha abayisilamu gusa kuko ntabwo idini ryacu rivangura, duha n'abandi batari abayisilamu. Ni ukuvuga ngo rero dutanga nko mu mijyi ari aho ngaho, ariko n'abandi batari abayisilamu bagomba kubona, kuko mu buryo twabaye n'uburyo twakuze nta kibazo twari dufite rwose, twabanye n'abantu batari abayisilamu kandi twarabafashaga. Ndumva rero ntizimbye mu magambo nabangarukiye aha ngaha. Ijambo noneho nkaba naha umwarimu wanjye Sheikh Tembo, nayo mu minota 10 akavuga akakalima wala kalimatan wahida, hanyuma nyuma yaho noneho tugafungura debate, hanyuma abantu bakajya kubaza ibibazo ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Ndabashimira rero kuba mwanyumvishe, nsaba n'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ko yabaha imigisha, ikabafasha mwebwe n'imiryango yanyu n'abanyu, ndetse igafasha n'abayisilamu aho bava bose, aho bava bakagera, cyane cyane mu bihugu dutuyemo, dore ko ari no mu miryango yacu. Ndetse n'umunsi mwiza kurusha iyindi yose uzabe uriya munsi tuzahura n'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ku munsi w'imperuka hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sinzi nimba shehe wacu agihari. Naam shehe, tafadhali. uri kuri mute? Okay, fine. ubu turakumva. لك 10 دقائق إن شاء الله. 10 كثير يا أخي، أنت يعني كذا فاجأتني كيف؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد Imana ishimwe kandi isingizwe, ubwayo byiza biratunga kandi bikagwira. Mboro gishabye Imana bisaka ibintu wacu Muhammad sallallahu no ku muryango we, uko basangira ngendo we, abandi bose bazagira mu gihe kugeza ku munsi wa nyuma y'uko Allah dushire muri amwe natwe inshallah. Nuko mbibwiye muvandimwe Sheikh Kalisa nuko arantunguye, ariko nta kibazo, ndabo bari kubera ko ari ikintu cyiza ntunguyemo, bizo kuba ari ikintu kibi nari kumugaye, ariko nta mugaye. Nuko rero kubera ko dukurikije ibyo twabwiye ko twiriye gukora, nasanze harimo ntuza mu by'ubufasha no gutera inkunga byo kwigurana cyangwa se byo gufashanya, kubera ko Uislamu ni idini yaziye abantu bose, kandi ni idini y'ineza, ni idini y'umuco, cyane cyane umuco wa mbere burya ni ukugaburira umuntu ushobora cyangwa se mu kaga cyangwa se kumufasha. Ubundi nkurikije hadithi ya mbere Sheikh Kalisa yavuze, abona Imana yavuze ngo ya nasu ufshu salam, niyo ahereye ngo mutange amahoro. Abandi bose baravuga ko ari salamu, mbese ku bantu bahura bagifana amabisi kandi bagira salamu alaykum. Ayo nayo ni imwe mu bisobanuro by'iryo jambo, ariko ntabwo ari cyo sobanuro cyonyine, ahubwo igisobanuro cyaguye nuko ari ijambo ry'amahoro umuntu agomba cyangwa se gutanga amahoro. Kwa nyuma y'Imana yavuze ngo al-muslim man salama muslimu min lisani wa yadi. Umwislamu ni wa wundi, umwislamu ni wa wundi abayindi b'islamu bazikiranutse n'ububi bw'amaboko cyangwa se n'ururimi. Urako bisamore gutanga amahoro ku muntu niyo nshingano yawe ya mbere, ni nawe uryo zina rya ni amahoro. Kandi burya ngo iyo umuntu ashaka kugira ngo atange amahoro, nuko n'ubwe abanza kuba ayafite. Dushima Allah subhanahu kubera ko duhora dusaba ko iduha amahoro, natwe tugomba kuyatanga. Harimo muri urwo rwego rero nuko ngicyo navugaho, nuko uburyo bwo guhamagara abantu kwitanga cyangwa kwitangira abandi. Ndavuga hadithi imwe y'umugabo waje umwe Hazana baramubaza ati ya Rasulullah, ayu nas ahabbu ila Allah, ayu amal ahabbu ila Allah. Ati nubwo Imana
ninde muntu Imana ikunda cyane kurusha abandi, ni nakiye gikorwa Imana ikunda cyangwa se nibe bikorwa Imana ikunda kurusha ibindi. Barabwira iti ahabbu nasi ila Allah anfahum linnas, umuntu Imana ikunda cyane kurusha abandi nubagira akamaro kubarusha, yani ufite akamaro ku bantu kurusha abandi. Kuko mbese umuntu ugira akamaro abantu kenshi ufite akamaro Imana ikunda kurusha abandi. Kugira akamaro umuntu rero birimo byinshi, birimo ibintu byinshi cyane. Gukora umuntu ikintu mbese kimugira akamaro cyangwa se kwita ku bibazo by'abayisilamu cyangwa se by'abandi bantu, nyuma uzasanga mu muryango cyangwa se muri societe umuntu yaba umuyobozi cyangwa se ari umubyeyi cyangwa se ari umwana mukuru mu muryango, usanga bamwubaha cyangwa se bamukunda kubera ko kubera ko ari mukuru cyangwa umuryango se ko ari umuyobozi, kandi kubera ko ari ubagira akamaro mbese yita ku bibazo byabo cyane akanabibatunganyiriza. Imana iti rero khairu nas anfahum linnas, ahabbu nas ila Allah anfahum linnas. Iyo ni hadithi imwe. Hari indi rero Imana yavuze khairu nas anfahum linnas, khairu nas umuntu mwiza kurusha abandi, anfahum linnas ni wa wundi ugira abantu kenshi kurusha abandi. Arambwira ati wa amma habul amali ila Allah, naho ibikorwa Imana ikunda cyane, yaravuze ati sururun, ni umunezero udukhilu fi qalbi almu'min, wishira uteza cyangwa se utera mu mutima w'umwemera cyangwa se w'umuntu. Ubwo munezero ukamutera umwishyurira umwenda, umukiza inzara, umukemurira ingorane. Nimwe Imana yakomeje ivuga iti la an amshi fi hajati abi akhi, kuba nagenda nje mu gikorwa cy'umuvandimwe wanjye kugira ngo kimutunganyirize, ahabbu ila min itikafi fi masjid hadha shahra, nibyo nkunda kurusha uko najya nakora itikafi mu musigiti wanje ukwezi kose. Yari kuba ntahaguruka gatunga igikorwa cy'umuvandimwe wanjye w'Islam cyangwa se umuntu. Kandi aravuga ati faman qama fi hajati akhi hata tahaya lahu, kandi umuntu uzahaguruka ngo agiye gukora cyangwa se gutunganya ikibazo cy'umuvandimwe we kwezi igihe gitunganiye, igihe Allah subhanahu icyo Imana muhemba ni ikihe? Mala Allah qalbahu raja, Imana yunze umutima we kwizera cyangwa se ibyiringiro byinshi. Nimwe Imana yagize hadi ivuga iti wala wa inna al-a'mal as-sayyi'a, ngo ibikorwa bibi cyangwa se imyitwarire mibi yafsadu al-amal kama yafsadu an-nar al-asal al-khal, nuko ngo intumwa Imana ivuze ngo ibikorwa bi cyangwa se ingeso mbi z'umuntu zangiza ibikorwa cyangwa se ziburizamo ibikorwa byiza nkuko vinegre yangiza ubuki. Ni hadithi twereka yuko gufatanya cyangwa se gushyira cyangwa se kwita ku bibazo cy'abantu no kubatera inkunga bikorwa Allah subhanahu wa ta'ala, twasita ko ari igikorwa cy'indashyikirwa, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala agira ugikoze ko amugira mu rwego rw'abantu bakunda cyane. Hanyuma rero mu kugira ngo icyo gikorwa gitunganye nuko umuntu wese uzahaguruka mbese kugira ngo agitunganye, urumva ko Allah subhanahu wa ta'ala yamushyizeho ko azamuhemba, ko azamushyira mu mutima w'ituze, kandi umufite ituze mu mutima we urumva ko nta kindi ushobora kumutera ubwoba cyangwa se cyamuhungabanya. Muri ubwo rero ukagira ngo igikorwa dushaka kugira ngo dutangire cyangwa se dukomeze kuba aho cyatangiye kera, twagombye kureba gahunda twakinyuzaho kugira ngo kizatungane kandi Allah subhanahu wa ta'ala azatugiremo ibihembo byacu. Bikaza mu rwego rwo kwitanga Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko dutanga umutungo wacu, ingufu zacu, ubushobozi bwacu, wese akitanga, Allah subhanahu wa ta'ala akamuhimbira ibikorwa yakoze cyangwa se azabukuntu azaba yitanze. Imana iratubwira iti kuli amalu, nimukoreshe Allah amalakum, Imana izareba ibikorwa byanyu, wa rasulu intumwa yayo wal mu'minun ndetse n'abemera. Muri wowe kugira ngo abantu bitange rero ngenda soma aya imwe muri suratul Muhammad, inasoza iyo aya, iyo namaze inasoza iyo sura,
bari bwite hantu mawla tunfiqu bisabilillah ngaho murahamarirwa kugira ngo mutange cyangwa se mwitangiye mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala waminkum yabkhal muri mharumu gihugu wanyabkhal fa nabkhal ala nafsi imana avuga ngo uzagundira yani uzagira ubugugu azaba no kwibi arimo kwiyima cyangwa se no kwigira ubugugu bwitike wa intatawalla kandi mutera umugongo mukurikiza Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati yastawiru qaumakum thumma yakunu amthalakum nimutabikora Allah subhanahu wa ta'ala azazana abandi beza babitunga kandi nta nicyo muzamukora cyangwa se nta kizangirika rero dutangura muri urwo rwego kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala aduhe ibihembo yageneye abantu bitanga mu Allah subhanahu wa ta'ala tunumva tumemera yuko iyo dutanze twitangira iyo twimanye tuba twiyima kubera ko ineza yo gutanga cyangwa se ibyo yo gutanga niwo bawigirira imana muri Qur'an fama tuqaddimu anfusikum muri surati Juma nako muri surati Mudaththir imana iravuga ngo ibyo ni surati Muzammil imana iravuga ngo iyo byo mutanze wa tuqaddimu anfusikum tajnun inda Allah khairan wa adama ajra ibyo muzatanga ubwanyu cyangwa se mwikora mwebwe tajunda Allah muzabisanga Allah subhanahu wa ta'ala huwa khairan bizabari byikanda mbese nibyiza mwatanze imbere cyangwa se mwitangiye imbere wa khairu adam ajra kandi ari bihembo byiza birenze ubwo ibihembo ko musimero Allah subhanahu wa ta'ala zadua aljanna kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ikiza ukoze akikwandikira cyangwa se agira ibikorwa byawe cyangwa mugize mu bitabo byawe no ku munsi w'imperuka akazabiguhembera nta na kimwe agabanyijeho so Allah subhanahu wa ta'ala ko muri ubu buryo dutangiye Allah subhanahu wa ta'ala azadushoboze yavuzagiye tugeraho kandi tugira inama batoze bilhaq dawsa bisabri tugira inama zo kwihangana no kukozera ukuri hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala natwe tuyenza gutyo Allah subhanahu wa ta'ala azaduterwa kandi azadushoboza azaduha n'ingufu tuzabona bitatumye kandi kubera ko tuba dukora ku giti cye kandi twizeye ko uzabona ibihembo Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته nk'uko twabivuze ndashimira abashehe bacu babiri Sheikh Kalisa na Sheikh Ahmed Ten igice cya kabiri rero cy'iki kiganiro ngira ngo kigiye mu buryo bwo kugira ngo twimbike turebe noneho mu mizi uko ikibazo gihagarariye twungurana ibitekerezo dushingire ku misingi byabaye mbere hanyuma mu by'ukuri tugerageze gukoresha ubwenge bwacu Imana yaduhaye kugira ngo tube muri ba bantu bari organize ariko mbere yuko nkomeza ndagira ngo ninvite President wa United for Assistance ubu wasimbuye Bwana Sheikh Abdulaziz Mirenge mu cyimbo cy'imyaka 2 ubu akaba ari we ukuriye United for Assistance hanyuma nawe agira icyo atubwira mbere yuko dutangira iyo session ya kabiri. Na Bwana Musa Gael Nyangezi na gusaba gufata ijambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Islam nanje mbere na mbere nshimire Bwana Abubakar wadufashije gukora coordination y'uyu munsi, nshimira cyane abantu bose abasheikh bashoboye kutwitabira, Sheikh Ahmed Kalisa, Sheikh wangu Sheikh mu imyaka myinshi cyane ntamubona uyu munsi nkaba nabashije kumubona, nshimira Sheikh Kalisa kuba yamutumye kugira ngo abari kumwe natwe. Islam tujye dukomeza gushimira Imana, dushimira Imana cyane ku nema nyinshi yakomeje kutugezaho ikaturinda uyu munsi twebwe uko twahuriye muri Zoom y'uyu munsi tukaba turi mu bantu batekerereza gufasha abandi aho kuba turi mu rwego babari gutekererezwa gufashwa.
iki ni ikintu cy'inema nibwira yuko buri Muislam waba uri muri ibi bihugu bya Maghrib aho usanga byibuze uburyo bwisumbijeho ari inema ikomeye cyane, ariko noneho bisumbijeho ugasanga umuntu abirimo akomeje kugira wa mutima wa imani twigishijwe n'ababyeyi batwigishaga, tukaba tutaratandukiriye cyangwa se duta umurongo bitewe no kumva yuko hari ahantu twigejeje cyangwa se twigize, tukaba twakwibagiza inema za Allah ariko tugakomeza kuri uwo murongo. Nka United for Assistance nk'uko Bwana Abubakar yabibabwiye, muri manda ya timu nshyashya iyobora UA muri iki gihe, mu rwego rwo gutegura igenamigambi zizatugenga mu myaka 2, twatekerejemo byinshi, ariko mu by'ukuri muri ibyo byose harimo guteza imbere abavandimwe bo mu bihugu dukomokamo by'ibihugu bigari, uhereye ku Rwanda, u Burundi, Congo, Tanzania na Kenya. Mu by'ukuri muri context cyangwa se muri situation turimo ubu ngubu, yaba wafasha kwigisha umuntu imyuga cyangwa se abana b'abakene b'abayisilamu imyuga, yaba ari ugufasha imishinga mito mito wajani cyangwa se abapfakazi, mu by'ukuri kuri ubu ngubu ntabwo bishoboka. Ikihutirwa rero mu by'ukuri nuko abantu bugarijwe n'inzara, kuko nta kintu na kimwe kigenda kuri uyu mwanya. Ntabwo rero wagena imigambi cyangwa se wategura imigambi y'abantu utazi neza ko bazaba bashoboye no kuba bakora bafite imbaraga zo kubikora kubera inzara yabibagezeho. Niyo hatekereje rero igitekerezo cyo kumva yuko situation ya urgence turimo yakagombye kubanza kurwana nk'uko byakozwe muri vague ya mbere n'abavandimwe ba Europe, ndetse dufatanije natwe twese muri cadre ya partenariat UA ijya ikomeza gushakisha mu gukorana n'abandi ku nyungu z'abasilamu babakene cyane cyane mu bihugu duturukamo. Twashinze team ya planning yacu ya community irimo Bwana Abubakar kugira ngo tutegure uburyo habaho coordination ifasha kongera gufasha aba bantu noneho kuri ubu ngubu bugarije mu buryo bugoye cyane. Nanone twifashishije icyo nakwita igicumbi cy'ihuriro cyangwa se source inkomoko y'umuryango United Assistance, ariyo Jamaat ya Montreal. Twebwe abantu ba Montreal tubarizwamo no mu nkengero zayo, tukavuga tuti tufite experience nyinshi yuko twakomeje gukorana nabo, dufashana hagati y'abasilamu ubwacu hano, ndetse tunahuriza hamwe mu gufasha abiwacu tukunzemo. Havuyemo rero iki gitekerezo kuvuga ngo reka duhamagare bagenzi bacu tuzi yuko duhuje umugambi mwiza wo gufasha aba bantu no kureba uburyo twakordona tugashira imbaraga hamwe zose kugira ngo tukore iki gikorwa. Role rero ya UA uyu munsi ni ugutangiza cyangwa se ni ugutera urubuto rw'iyi deuxième vague y'ubufasha, wenda tuyite deuxième vague y'ubufasha kubera ko turi muri deuxième vague ya Covid, kugira ngo duhangane nayo turamire abo bishoboka kugeza kuri umunota. Ntabwo nshaka kurambirana cyane, ndashaka ntanga urugari ariko mpereza ku kantu Sheikh Kalisa yavuze gakomeye cyane. Iyo dufasha ntabwo dufasha abasilamu gusa. Mwibuke neza yuko imwe mu musifa abasilamu dufite cyangwa se abantu batari abasilamu batuziho cyane cyane mu biyaga bigari aho jewe nakuze mbona, yaba yari Bujumbura cyangwa se i Kigali Nyamirambo, abantu bose niganye nabo twakwita abatari abayisilamu bazi yuko ugusangira ari ikintu abayisilamu, ugiye mu bayisilamu gusangira ni umuco wabo, ni sifa yabo bafite, kandi nzi abantu benshi cyane binjiye idini kubera ako kantu gusa. Rero ni dawa ikomeye cyane kuba twatanga inkunga yacu mu kumva yuko tutayihaye abasilamu gusa ariko twayihaye n'abaturanyi babo. Ntibyabatangaza ko ejo nabo baba abasilamu beza cyane kubera ko iyo sifa bayitugonyeho. Falyatafaddal mashkur ya Abubakar, reka ngusubize ijambo n'abashehe bacu n'abandi bavandimwe bose turi kumwe hano kugira ngo duhurize ibitekerezo hamwe, tukore ajustement nyayo, hanyuma dusangira ibitekerezo n'uburyo iyi coordination yakorwa neza. Muri UA ku ruhande rwacu we are very open, nta gitekerezo dusubiza inyuma cyangwa se ngo tugaye,
kandi ibyo dukora byose tubifashanya n'abandi. فليتفضل مشكور وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Naam, asante sana ku magambo meza yose yavuzwe. Nkuko rimwe na rimwe tujya tubigirana ku mbuga zitandukanye cyangwa ku mbuga za United for Assistance, ntekereza ko wenda n'ibisa nkabyo bishobora kuba biba ku zindi mbuga zihuza abantu wenda bo muri Europe, ariko ibanga muri byose nuko abantu nkuko United for Assistance izina rivuga mu Kinyarwanda ihuriro ry'inkunga, nuko duterana inkunga mu bitekerezo no mu bikorwa byiza. Biba byiza iyo abantu bafatanyije. Ndahamya neza ko umuntu nkuko umuco wacu wa Kisilamu ubidutoza ko mu bihe nk'ibi ifashanyo nziza niyo uhereye ku muryango wawe. Kubera iyo mpamvu mpamya neza ko cyangwa se nizera neza ko umuco dutozwa na Kisilamu nako uburyo Kisilamu ubusiramu budutoza, benshi muri twe dushobora kuba twaributse imiryango yacu, wenda twaranabafashije. Ariko rero uyu munsi turashaka kugira ngo turenge imbibi imiryango yacu, kuko tuzi ko imiryango yacu ari responsibility zacu. Twumve ko abantu tugomba kureba ari babandi rimwe na rimwe badafite kirebera, rimwe na rimwe badafite umuntu nk'umuvandimwe Dauda uri Burayi ashobora kuvuga ati ngewe hari icyo nasaguye ndabohereje. Umuntu ufite umuvandimwe nka Umar Mutabazi uri Sherbrooke akavuga ati ndabibutse ndaboherereje. Ariko bari abantu biwe bakaba bashobora kuba bafite byibuze n'abaturanyi cyangwa se abandi bantu bazi. Ni muri iyo filozofi rero ibiganiro tugiye kugira nonaha ari byo kugira ngo tunonosere dutekereza uburyo abo bantu dushobora kubahitamo, cyangwa se uburyo twabikora tubahitamo, cyangwa se tubibuka tunasaranganya ayo mazina, tukareba n'uburyo bwashyirwa ku mirongo byakoreshwa kugira ngo tugire efficacité. Tunatekereza n'uburyo byatangwa, hari contrainte nyinshi zitandukanye zigendera ku mabwiriza y'igihugu n'amabwiriza ari kuri izo lokalite tugiye gutangamo, kandi nanone abantu birinda ibyo bintu. Hanyuma tukashimangira umuco wacu tumaze kumenyera wa transparence na integrite, kugira ngo ejo n'ejo bundi abantu bakomeze batugirire icyizere, abantu bakomeze bumve ko ibyo ari byo byose ntago ari ka kavuyo abantu bashaka, ntago ari kwa kwikunda bashaka, ahubwo no kugira ngo twibuke yaba ari uriya muturanyi w'umusilamu cyangwa utari umusilamu, tunasaranganye muri makeya, kuko Imana izatubaza ni ibyari biri mu bushobozi bwacu, ntago izatubaza ibitari mu bushobozi bwacu. Just gukora geste yonyine bituma ko iyo dukoze ibitureba, Imana nayo ikora ibyo biri mu mbago zayo cyangwa se mu bushobozi bwayo. Icyo twebwe dusabwa nicyo gukora buri muntu ku rwego rwe, ku bushobozi yahawe, gutekereza no kugira ngo abashe gufasha imirimo kugenda neza. Muri aka kanya tuvugana rero tumaze kugira imiryango itandukanye, imiryango 27 iri ahantu hatandukanye. Ngira ngo ku ntangiriro ya mbere byaba ari ibintu byiza. Uko biri bugende rero turafungura cyangwa mikro cyangwa se tunaha abantu ijambo, ariko tugerageza gusubiza bimwe mu bibazo ariko mu rwego rwo gutanga ibitekerezo. Nkumva rero navuga nti ese wenda icyo twareba cya mbere naha ijambo wenda nk'umuvandimwe Ndemeye Dauda kugira ngo dusangire ijambo, hanyuma n'ibindi bibazo turabikomerezaho, cyangwa se izindi apport tuza kugira nyuma turaza kukomerezaho ngaho. Naam, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ndagira ngo nanjye nshimire abavandimwe bateguye iki kiganiro n'abamenyi bacu babashije kuduha mu magambo y'Imana atwankuraja muri iki gikorwa tugiyemo, kuko ni igikorwa cyangombwa cyane. Nk'uko Abuba yarabivuze, amafamiye yacu ni responsibility yacu direct, uretse ko n'abasilamu n'abatuye isi muri rusange ni responsibility zacu mu gihe dufite ubushobozi, ariko nizera yuko amafamiye yacu ya direct inshallah twaba twarabashije gukora ibyo dushoboye, noneho tukaba tugiye ku muryango rusange wa Kiislamu. Ngerageza ngo mbabwire nk'akantu gato cyane, ntabwo nshaka kwizimba mu magambo, ariko ni kugira wenda mwumve background y'ikibazo wenda ukuntu kireshya cyangwa se kiremereye kiri wenda iwacu. Ngiye mfite umwana urimo wiga idini, namwita umushehe, wigisha abana banjye online. Ejo bundi yaganiriye na madamu wanjye, amubwira yuko yabyutse mu gitondo asanga umuntu yacishije agapapuro munsi y'urugi amubwira ati niba nyabuneka hari ukuntu meze dutabare, twe tugeze aharindimuka. Kwa kundi ufite umuturanyi we ubwira yambo gusa wihitira, niba umuntu agezaho icyubahiro cye agicisha bugufi agatinya kukubwiza amagambo akandika akagashyira munsi y'urugi, ni ukuvuga ngo umuntu aba yabaye cyane. Ubwo mushehe natwe yaratubwiye ngo tugire icyo dukora, inshallah dukora uko dushoboye, ariko noneho yani twumve yuko abantu bababaye kweri. Ikibazo kiragoye, ntago ari wenda kwa kundi twajyaga dukora ukavuga uti okay ndatanga 20 kubera ko wenda ariyo atari bugira ikintu kinini cyane ntwara muri bank account yanjye. Twiyemeze monta, ngiye ni icyifuzo cyanjye, ubwo abandi nabo barabitanga igitekerezo. Ngiye numva nkuko twahuriye ahangaha kugera kuri uyu munota turi abantu 26, ntabwo byoroshye, ndabyumva abantu bose ntibafite ubushobozi bungana, ariko mbasaba ngewe yuko byibuze umuntu wese uri hano urimo kuvugira ahangaha yiyemeza gutanga amadolari 100, wenda amakanada niyo mafaranga ari hasi mu bantu bose barimo bavugira ahangaha. Amayero ari hejuru, amanyamerika ari hejuru, amakanada wenda niyo ari hasi, ariko umuntu yabikora no mu mafaranga y'iwabo. Niba wumva amayero 100 nta kibazo kuyatanga, utanga ayo mayero 100. Niba uri muri Amerika ukaba wumva yuko ufite ayo madolari 100, utanga iyo contribution y'amadolari 100. Byibuze icyo kintu twe tukiyemeza uko turi ahangaha, ariko bitabuze ko utagishoboye icyo kintu kimugoye cyane yatanga uko yishoboye, ariko byibuze iyo akaba ariyo target. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum salam. Ndemiye, asante sana ku butumwa bwiza buri Tracy. Ndagira ngo nkuko ndi kubabona kuri screen, nke ijambo umuvandimwe Omar Mutabazi, nimba uri share group, nimba hari icyo afite tubwira dukomeze. Hari n'abandi bavandimwe ari kwiyongeraho, tumaze kuba hafi abantu imiryango 30. Naam, bwana Omar uri kuri mute, wagira vuba vuba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nubwo ntunguye bwose ntabwo nabipanze, ariko ndagira icyo mvuga inshallah. Gusa ndashaka gushimira abashe, kandi icyambere mu mbabarire naje natinze, hari gahunda nyinshi nari ndimo. Mu by'ukuri inama ya mbere ntabwo nabashe kuyumva, ariko alhamdulillah ndashimira abashe bitanze, bafata igihe cyabo kugira ngo baze batugezeho izo nyigisho, kandi namwe ndabashimira babashe kuza kugira ngo mwumvirize izo nyigisho. Imana izabahe hano ku isi ibyo mushaka, ibyo mwifuza, kandi izabahe n'ijoro rya Firdausi. Mu by'ukuri nk'uko duhurira hano, nk'uko kana Abuba uvuye kubivuga, kuba duhurira hano ku ihuriro hano cyangwa se jama ya Moriali, jama za Ottawa n'ahandi hose, tuzasabe n'Imana inshallah izaduha ijuru, no ku munsi mperuka tuzabe turi abaturanyi nk'uko duhurira kuri Zoom. Hari umumenyi umwe yaravuze ati yigishaga abanyeshuri be, niba ari ndamwibagiwe izina nza kuryibuka ndi babwire inshallah, yabwiye abanyeshuri be ati ku munsi w'imperuka Allah namara kubaha ijuru, ntimumbonemo, muzagaragira Imana muhisabe ati fulani Imana ko yatwigishaga yatubwiraga iki,
Mana ko tutamubona muri arijana ari hehe. Ubwo abagaragu nibamara guhaguruka rero bagasaba Imana, uwo muntu abantu bazamenshoninga bazavuga izina rye, kubera ko nawe yishyiraga mu bikorwa byo gukorera Imana, Imana izamuzana muri iryo joro. Nubwo bwose ntiwamenya, umuntu ashobora gukora ikintu kidashimisha Imana. Hari abantu rero bazanyura muri za adhabu zimwe na zimwe, ariko turasaba Imana izabasha kuduhuza muri arijana tuba baturanye, nk'uko kuri uru rubuga nabwo duhura. Nsubiye ku kibazo cy'umuvandimwe Dawudi avuye kuvuga, ndemeye inshallah. Ndumva ari igitekerezo cyiza, gusa nyine nk'uko nababwiye ko naje ntinzemo gakeya, icyo gikorwa mushaka gukora n'ibi bibazo byaguma mu rugo wenda biri mu Rwanda n'iki, muzabasha gute wenda kumenya abo bashonje? Hari deja abantu babihagarariye bamenya ngo yarashonje bakeneye imfashanyo n'iki. Nk'uko Dada bivuze, mu by'ukuri nk'imiryango tuba dufite abantu mu muryango bakeneye izo mfashanyo n'iki, ariko nanone ntabwo byatubuza gukora iki, kugira ngo tube twahuriza hamwe ayo mikoro yacu kugira ngo tuyahe abavandimwe bayakeneye. Kandi nuva igikorwa cy'amadolari 100 atari menshi, alhamdulillah ababishoboye babikora, n'abatabishoboye bazana nayo bashoboye. Ndumva ari ibyo navuga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana Omar. Abantu bari kuri linye turagenda tuganira buhoro buhoro ku buryo ntago abo dusanzwe tuganira cyane ari wenda aribwo ndibandeho, ndakomeza kwibanda wenda ku bantu bashyashya. Bimpaye opportunity rero ku byo Omar avuze kugira ngo mbashe kubabwira wenda imirongo, ariko icyo tubereye hano no kugira ngo tugende twameliyora. Uburyo bwatekerejwe rero bababwiye ko iri ni ugusubukura, kubera ko nanavuga ko naniyesikiza ko wenda ari uburangare bwajeho gatoya, kuko nk'uko ari ikiza gihari ntabwo twari tuzi ko bikomeza gufata iyi ampleur, ariko umwaka ushize byahuriranye n'igihe cya Ramadan, hanyuma haboneka uburyo bwo gufasha ariko butari bwasa nkaho nabwo bugize, ariko twabashije kubicamo neza alhamdulillah. None uyu munsi rero uburyo bikorwa, hari liste deja dusanzwe dufite, hari n'abantu dusanzwe dufasha ba mutuelle, noneho bikavugwa ko iki gihe aho tubanziriza n'abantu bari muri lockdown, biravugwa yuko ejo bashobora kuyivamo, ariko tuzi neza ko ntago bahita kandi turavuga abakora ntago bahita bari coveringa ngo babashe gukora. Bivuga ko n'aba bandi basanzwe bafite intege nkeya bakiri mu bibazo. Uko dukoresha rero, turakoresha izo channel zihari. Wenda hari uburyo twakoranye n'abantu bari muri Europe, Sheikh Alisarazo wenda kugira chance yo kubisubiramo, ariko igihari nuko tuzaba abantu turebe ibintu uko byagenze tukagumiza no kubyamerera. Hari mechanisme zo kugira ngo bantu twakoranye nabo tumenye, hari n'ubundi buryo tuza gushyiraho ku murongo kugira ngo abantu babe batubwira badutungira agatoki bati nuwuhe muntu ukeneye. Ubwo ni ukugira ngo twameliyore na base de données yacu y'abagenerwabikorwa, tukagerageza kuba flexible. Hari abantu tuzagomeza kuganira twameliyora uburyo abo bantu dushobora kubageraho. Batubwiye ishusho rero wenda yuko dushobora kuba bizwi, hanyuma hari ikintu kijyanye no kuvuga ngo tube twahera ku madolari 100. Nubwo ntekereza ko hari benshi bayabona, ariko hari na benshi batayabonera icyarimwe. Ariko icyo tugambiriye nuko uyu munsi uzanye makeya, ejo ukazana andi, icyangombwa ni na byiza gukora ituro rya buri gihe. Ndagira ngo mukanya nimbonye ku murongo abantu b'i Kigali, ariko ndaza kubagarukaho uko bishoboka kugira ngo nabo baduhe ishusho cyangwa ibitekerezo byabo. Nihuse cyane ngiye Toronto, ndagira ngo ndabona umuvandimwe Kinyata cyangwa Muhimund, sinzi nimba yaba twumva agafata ijambo. Turategereza amasegonda 15, ubwo nimba atariyo turaha undi muntu ijambo. Amabu cyangwa hagira undi waryaka nawe ukari mu Naam, ni nako bimeze. Ndategereje ndebe ko hari n'undi umanika urutoki, ahubwo icyo gihe ni nacyo cyane adufasha kugira ngo
kwa ko abantu bose batashyizeho kamera ndagerageza kureba ku buryo bushoboka ariko no muri chat mushobora kwandikamo hanyuma nkagenda mbaha ijambo. Ndabona dufite na Sheikh Mirenge ya Abubakar nawe ndabona yaje kandi amakuru nawe ngira ngo ayakurikirana hafi cyane ntiyabura icyo atubwira inshallah. Naam, mashallah. Sheikh wacu Mirenge, karibuni. Abdulaziz. Hari abantu bashobora kuba bafite ikibazo cya connection. Hagati aho ndagira ngo mpe ijambo umuvandimwe turi kumwe hano Montreal, twanafatanyije no gutekereza kuri bino bimwe, Bwana Saidi Habimana, tugira icyo atubwira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Reka nanjye nshimira Allah subhanahu wa ta'ala nasabira amahoro mu gishinwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nshimire abashekhe bacu baduhaye batwibakije inyigisho za muri zitumuka muri Quran no muri Sunna, Sheikh Harisa na Sheikh Mugwiza Ahmed muturanyi wacu Majengo. Nshimire United for Assistance yaduteguriye iki kiganiro ikaduha ino platform tuganiriraho. Nshimire n'abavandimwe banjye bagenzi banjye bamatanga ibitekerezo bitandukanye. Ndavuga ku bintu bibiri bitatu nihuta cyane. Igitekerezo Dawuda avuze, umuvandimwe Ndeme yavuze cyo gutanga amadolari 100, ni igitekerezo nanjye nari maze gutekereza mu mutwe wanjye, numva ko ari kimwe nshobora kuza kuvuga igihe ndi busabwe kugira icyo natanga. Abivuze ndavuga ni biratangaje kuba njye nicaye mu Real wicaye mu rugo iwe nawe Edmonton agatekereza turi kuganisha ahantu hamwe n'uburyo Abuba avuze ati amafaranga nitwayabona twese cyari wenda amadolari 100, ariko ndakeka aho uburyo twakoresha ubwo buryo nta bundi. Ni ukuvuga ngo njyewe iwanjye Karisa aho yicaye mu Faransa, abavandimwe bari Toronto n'andi atandukanye, buri wese asanzwe ahaha mu rugo. Usanzwe ufite ibyo ugenera umuryango wawe, gabanya ku byo ugenera umuryango wawe ufatanye n'abandi. Ni ukuvuga ngo nimba njye mfite budget mu rugo yo guhaha mu kwezi, mu cyumweru kimwe mvanye amadolari 25 mu kwezi, ibyumweru 4 by'ukwezi byaranye mfite amadolari y'amadolari 100. Amadolari 25 ushobora gusanga ari mayonnaise ushobora kugura, ari blebari ushobora kugura, ari jus d'avant ihenze cyangwa idakenewe, ishobora kuba itakinirwa muri ako kanya, wenda kubatirika abana banjye banywa amazi cyangwa banywa ikintu, ariko n'abandi babashe kugira icyo barya, kuko banjye niba banywa amazi cyangwa bakarya ibi ntacyo bari bube. Ariko abandi nibatabona ibyo birayi cyangwa umuceri bo bakaba bari buhungabane. Kuvuga ngo hari uburyo twakoresha rero, buri wese ku giti cye akavuga ati niki navanaho nakwigomwa, kwa kwigomwa cya kintu wiyimye kikagera ku bandi bantu kandi kikabaramira. Hari umuntu wavuze ngo on ne peut pas aider tout le monde, mais chacun peut aider quelqu'un. On ne peut pas aider vraiment, ça c'est normal. Buri wese ati ntabwo twafasha abantu bose, ariko buri wese ku giti cye burya ufite umuntu ushobora gufasha. Nanone undi aravuga ngo après le verbe aimer, indi verbe nziza cyane ishoboka ni verbe aider. Icyo kintu rero tugihuje n'inyisho batwigishije, tugashyiraho uwo mutima wo gufasha, ayo madolari 25 ukayigoma mu cyumweru, mu kwezi kuzimu ushobora gusanga ari amadolari 100, 20 yigomye ya 80, wigomye na 5 yewe yaba 20. Amadolari 20 ashobora kuba afite ikintu gikomeye cyane yajya hari iwacu akagura, ko ashobora kugura hafi 1/2 cy'umufuka w'umuceri. Ni ukuvuga ngo rero uwo muceri wawe uguriye abo bantu ibyo biro 5 bahaye, icyo ikiro cy'isukari kigura amafaranga 1000, uguze ibiro 10 by'isukari n'ibihumbi 10, na amadolari tugeze ku 10. Uba ko ako gake ubona ko ari gake kagira hari akagatanga umusaruro. La yarhamullahu ma la yarhamun nas. Imana nagugirira impuhwe umuntu utaragiriye abandi impuhwe, nkuko shatemera tugiye twibukize umwiza muri twebwe nawo n'umuntu ubaho yumva ko yatekereza abandi akagira akamaro. Ikindi kintu navuga ari nacyo ndangizaho Sheikh Harisa yavuze kandi nkunze twakwiriye kuvana mu bitekerezo byacu tukakigeza kure kandi tukakireba kure, ni projet en long terme. Ni gute twakora ibikorwa twebwe nk'abayisilamu bari mu mahanga bagize amahirwe akabona bihugu, tugatekereza tukajyaza dukora igikorwa noneho ibikorwa bizahoraho, bizanyotofinansa, bikanafasha abandi bantu kandi bikavana abantu
mu bukene bwa karande bw'abantu b'iwacu. Anyway, witekereze umunsi ni byiza ko turi kuri covid, ariko na nyuma yanga tuzatekereze mu myaka 5, 10, 15, 20. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana bwana Saidi. Ndagira ngo ngaruke kuri Sheikh Kalisa, ariko nibanda cyane cyane kuri mechanisme yo gutanga, kuko ngira ngo hari abari ready uyu munsi, hari abazaba ready ejo, hari abazakomezanya natwe igihe cyose. Ngira ngo nkuko iki gice ari igice cyo kugira ngo dukore ibyihutirwa, mu gihe bimwe na bimwe tukibisobanura. Abantu wese ntabwo twumvira ibintu kimwe, nta nubwo tubonera ubushobozi igihe kimwe, ariko ndagira ngo batangarize ko hari ku rubuga rwa United for Assistance hari page twafunguye iriho mu gice cya donation, hariho navuga ngo menu ya COVID-19 ku bantu bashobora kuba bari kure badafite abantu begeranye nabo, bashobora kuyifashisha. Turashyiraho uburyo bwinshi bwo gutanga, hanyuma wenda base twaheraho n'amadolari 20, ariko umuntu afite ubushobozi bwo kuyongera akabijana. Nimvuze ngo 20 ugakuba 5 birabijana, nta limit iriho. Icyo gihe ni nko ku bantu bashobora gukoresha wenda amakarita ya credit ku buryo wenda badashobora kubona wenda debit card. Abafite debit card hari uburyo nabwo bwanditsweho, hari n'ikigereranyo twabahaye cya package. Mu gitondo twatekerezaga tuti package twakorera umuntu, kuko ntago ari turi kuramira, ntago turi kuvuga ngo iby'igihe kirekire, nubwo hagati aho tugitekereza iby'igihe kirekire. Hari ikigereranyo twashyizeho cyo kuvuga ngo 50,000 bingana n'aya, 25,000 by'amanyarwanda bingana n'aya, ndetse hari na etide y'ibiciro hariya twabonye uko ibintu bihagaze, tuza kuyishyira kuri iyo page kugira ngo bibahe idea. Noneho twebwe n'abo dukorana kuri tele hari uburyo duteganya kugira ngo abo bantu be byakorwa nta kavuyo, kandi tunatekereza mu gihe cya tekinoloji turimo, tunatekereza uburyo twakwifashisha tekinoloji kugira ngo tube efficace, twihute. Ejo n'ejo bundi tuzajye tuba turi abantu batavuga ngo turi a mode reactive, tuba dufite planification. Kandi ubusiramu buri gihe bwabayeho ari nabwo bujya imbere ya civilisation nyinshi, ari abantu babasha kuba abastrategie, ari abantu babasha gutegura. Nta mpamvu rero bitwemerera uyu munsi kugira ngo tube turi abantu tukiri inyuma. Nekereza ko hano mwese mufite karite kugira ngo icyo kintu tube twakigezaho, ari nacyo kintu kiri muri vision yacu, ari nacyo kintu kiri imbere. Kuri urwo rwego rero wenda nabasubiye muri Europe gatoya, nkaha ijambo Kalisa, naho Kalisa nkamusaba nimba hari undi muntu azi muri Europe yakwifashisha kugira ngo wenda aduhe ishusho. Ntago turi bukoreshe methode necessairement yuko ya mbere yagenze, ariko ni base inatuma tuniyameliora. Icyo tugira ngo tunavuge nanone ni uko amajama local, duhereye kuri experience ya jama local Montreal hano, ariho hantu cyane cyane bakira ayo mafaranga, hanyuma bakayageza mu mirongo cyangwa se muri coordination United for Assistance izakomeza kubereka, ariko byibuze tukihutira kuba turi kugira ngo dukorekte izo fond mu gihe hagati aho naho turi kuvugana n'abantu bo kuri tele uburyo abo bantu bagezweho n'ibyo bintu. Nigeze no kubona ku murongo umuvandimwe Sheikh Ali, ariko banza yashotse yavuyeho, nagira ngo nawe mubaze ishusho ry'i Kigali, ariko nsubiye kuri Sheikh Kalisa gatoya. Tafadhali Sheikh Kalisa. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Bashimira bagerageje gutanga ibitekerezo byabo. Ubundi ukuntu twabigenje ni uko twashyize online Kotizap. Ikiza cya Kotizap ni uko buri wese abona umunsi ku munsi uko amafaranga agenda yinjira ku bushobozi bw'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Twari twihayenda tukavuga duti buri cyumweru turageza gukura amafaranga kuri Kotizap tuyohereze kuri team ziri i Kigali, ziri mu mirenge itandukanye no mu bisagara bitandukanye, hanyuma babashe kuyedistribua inshallah. Niko byagenze. Ikiza cyabyo nanone cya Kotizap ni uko atari abanyarwanda gusa babikora, kuvuga ngo hari n'abandi benshi cyane bagenda bajyaho. Ngerageza nko kumusigitaho nigisha berekana iyo link, hanyuma abantu bagahita bikonekita bakabona amafaranga uburyo agenda yinjiraho n'aho agenda ageze.
iyo ni buryo bwa mbere ushobora gukoresha. Ubundi buryo nanone namwe wenda musanzwe mukoresha mwabukoresha, icyangombwa no habaho coordination, buri wese agatanga imibare nyine imaze kugerwaho, hanyuma tukareba ahihutirwa cyane kurusha ahandi tugendeye ku makuru y'abantu nka timu zo mu Rwanda zigira gute, ziri kuri tele, zireba uburyo gahunda zimeze. Twagerageje gukora no mu Bufaransa ndetse n'abantu bo muri Buruseli ndetse n'abantu bo muri UK no muri Hollande, ariko nyine nk'uko nabibabwiye abayisilamu bo kenshi cyane batanga iyo ari zakatul fitri cyangwa se zakatul mali, urumva, ariko muri covid abitanze cyane ntabwo ari abanyarwanda, ni abandi bantu batari abanyarwanda. Kuvuga ngo rero turakora ibishoboka byose mbere y'uko abandi bantu tubitabaza natwe ubwacu. Nk'icyo gitekerezo bwana Haji Saidi na Ndemeye batanze, wallahi ntabwo njyewe ubwo nari nashyize imani yanjye wenda nuko ari ntoya cyane, numvaga ari nka senkani, ariko alhamdulillah bafite imani ikomeye, numva bageze ku 100, ni byiza cyane alhamdulillah. Numva rero nyine ari uko dushobora guhera aho ngaho tugaguruka nk'abitamuye tugahera kuri aho ngaho inshallah. Ubwo abandi bo nta kibazo twagenda tubenforma. Mufite ubushobozi bwo kuvuga ati wenda iyi kampanye wenda tuyihe amezi 2. Mu mezi 2 umuntu ashobora gukora akadispatch akavuga ati wenda buri cyumweru uzajya nshyiraho veni igarama y'amafaranga buri giragabanye kwishyiraho ibipengere gutyo, cyangwa se ukavuga ati ndabishyiriraho rimwe inshallah utaragashara kaguye kizamaye 100 cyangwa se 200 minimum. Kuvuga ngo dufite uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose, numva twaha abantu choice nyinshi cyane. None akavuga ati wenda ndatangira rimwe, ndatanga kuri iyi linki, cyangwa ndagerageza kureba Saidi nyamuhe mu ntoki. Icyangombwa nuko amafaranga asahurwa akageza ku bantu inshallah taala. Dufite rero timu hano mu Bufaransa, mu Bubiligi, UK no mu Rwanda zirahari. Hari n'abayisilamu bo mu Rwanda nabo ndagira ngo mbahe nyine kuvuga ngo mbarande hommage, bitanze cyane. Hari abana twiganye bamaze kugera wenda mu nzego zikomeye alhamdulillah rabbil alamin. Igikorwa cyose cy'ubuyisilamu tubabahamagariye barabyitabira alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Birumvikana kandi birashimishije bwana Sheikh Alis. Muragira ngo murabyumva cyangwa se uko muri kubyumva, ni ukugira ngo tugerageze kuba flexible, dutange amayira menshi ashoboka kugira ngo tube rapide, kuko hari ama experience ahari, ariko hari n'ingendo ya buri muntu uko ashoboye. Alhamdulillah, ntekereza ko muri rusange abantu bari mu bice byo mu Burayi, Amerika y'Amajyaruguru bashobora kuba badafite ikibazo kuvuga ngo arabyuka atekereza ngo ku manywa ndarya iki cyangwa se nimugoroba ndararya iki. Ashobora kuba atekereza wenda ati ndarya umuceri se, ndarya se ibirayi, ndarya, ariko nahamya ko akenshi usibye exception zibaho, usibye abandi bari muri ibindi bibazo, ariko hariho food bank muri bino bihugu wenda bidaha comfort buri muntu wese ashaka, ariko ntago ashobora kuvuga mu by'ukuri ngo aramutse hari uko yifashishije imirongo iriho muri ibyo bihugu aratekereza uko ari buri. Ibyo rero bikatanga iki, bigatuma ko uyu muntu ubwenge bwe buri gihe buri occupé no gutekereza icyarya, rimwe na rimwe ntanatekereza neza n'ibindi buryo yanatera imbere. Nayo mpamvu twebwe dufite ayo mahirwe twagombye kuba dukoresha iyo mpano ntituyigaspille, tukabafasha kubatekerereza. Bitavuze ko ari twe tuzakemura ibibazo byabo byose, ariko tugafasha kugira ngo muri bike dushoboye tugire desorientation. Ndagira ngo ndebe abandi bavandimwe baba bari hano, gusa nababwira ko hari abatangiye kunyandikira bambwira ko ayo batanze, natanze umurongo bashobora kuyatangiraho. Iriya page niho dukomeza gushyira amakuru menshi. Gusa icyo nakunganira kuri Sheikh Alisa nuko twatekereje ko ikintu twongeye gusubukura nonaha twagiha scope ndende cyangwa se igihe kirekire, kigatangira none kikazasa nkaho objectif ari kugishyira kuhera uyu munsi kugeza nyuma ya Dero Ado, bitewe n'amaprogramme atandukanye mu majama bagira. Cyane cyane wenda natanga urugero ku iyo nzi nka Montreal, bagira igikorwa kijyanye n'ikintu cyo gutanga ifunguro ry'iftar. Tukavuga tuti rero twagenda tubigira mu byiciro
by'ibyumweru bibiri, effort y'ibyumweru bibiri, tukareba ayo dukorekse tukajyana. Ubwo ni ukuvuga ngo twebwe dushobora gukora ibyumweru bibiri, muri Europe nabo bakaba bakora ibindi, ariko icy'ingenzi ni uko haba hari ikintu kiri gukora. Kugeza icyo gihe rero ko ibi biganiro tuzabikomeza tunabikomeza, ntekereza ko hari intambwe tuzaba tumaze kugeraho. Ndategereje uwaba afite gusaba ijambo, tumaze kugera 9:30, hanyuma turebe ikindi indi sije twakurikiza, nako indi aspect y'isije twareba mbere y'uko dusoza iki kiganiro. Ndategereje uwaba usaba ijambo. Abdulaziz Mirenge, waba uhari? Namhajurani. Ndakumva noneho. Ijambo ni ryawe. Tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bavandimwe, ndabashimiye igitekerezo cyanyu, ibitekerezo byiza mudahwema kutugezaho, kandi ndashimira abarimu bacu n'abashekhe bacu, Sheikh Tembo na Sheikh Kalisa, badahwema kutugezaho amasomo aduhwito. Bavandimwe, iki gikorwa ni cyiza, ariko dutekereza uburyo bwo kugikora neza, kukinonosora. Igihe maze mu bikorwa by'abasilamu, nasanze ikibazo kinini dufite ari uburyo dushaka gukemuramo ibibazo byacu. Ahanini wenda byatewe n'inyigisho tugenda duhabwa cyangwa dutanga, rimwe na rimwe zisaba abantu ko batanga urwihisho, nutanga n'akaboko k'iburyo ak'ibumoso ntikabimenye. Ahandi naho bikaba mu buryo bw'uko umuntu wenda yumva ashaka gukora ashimishijwe n'uko igikorwa ari ugikoze, bityo ingufu zigenda zicika, kubera ko usanga buri bantu bose bashaka gutanga mu buryo bwabo. Ntabwo tujya dushaka guhuriza ingufu zacu ahantu hamwe ngo dukore igikorwa kimwe. Muri ubu buryo turimo gukora hano, ndabona ari bwo buryo bwakemura ibibazo turamutse dushyize ingufu zacu uko zaba zingana kose, niyo zaba ari nkeya ariko tukazishyira hamwe, bituma hamenyekana abafashijwe, kugira ngo ubutaha izindi ngufu zabonetse zigenerwe abandi. Nitugendera kuri gahunda yakoreshejwe mu gihe cya Zakatul Fitri umwaka ushize, ndakeka abo muri Europe, barimo abavandimwe bo mu Bwongereza ndetse n'abo muri France na Belgique, hari ubutumwa bwabo bwaciye muri United for Assistance, hari n'ubutumwa batanze mu Rwanda bakoresheje groupe bari bahafite, ngira ngo yaba yari hagarariwe n'uwitwa Sheikh Jamid. Bityo nkavuga nti dukorodoni ku buryo abari mu Rwanda ingufu zacu zizajya ziboneka, ari bo bazajya bazigeza ku bantu, ariko bakamenya ati twatanze i Nyanza, twatanze i Kigali Rwampara, twatanze i Kigali mu Nyakabanda, twatanze Gitarama, twatanze. Izo ngufu zigashyirwa hamwe kugira ngo abo bantu zibagereho. Ikindi ngira ngo twe twibutse hano ubwacu, hari imvugo nyinshi cyane dukunze kuvuga, zirimo izi nyenga mu muryango uhagarariye abasilamu mu Rwanda. Ariko kandi uramutse usubije amaso inyuma, wowe uri hano uyu munsi, imiryango niba turi 20 cyangwa se 22, nidusubiza amaso inyuma tukavuga ngo ngewe mfite imyaka 40, mfite imyaka 30, mfite imyaka 50, ndi mu busilamu, naravutse ndi umusilamu cyangwa mbugiyemo mburimo, nakoreye iki ubusilamu mu Rwanda? Ni ikihe kintu uri gushyira hano ukavuga uti ngewe nk'umusilamu nakoze iki ngiki? Bamwe muri twe twagiye kwiga, Sheikh Tembo baratwigisha, Nyagasani azabibahembere, bitanze, turagenda twiga iryo dini, turakomeza tujya no mu Barabu, tujya no hanze, tugera na hano turi.
ariko se niki twashubije inyuma kuri ba bantu batwitangiye kugira ngo tugere aha ngaha. Noneho kandi icyo gihe mbibutsa cyangwa twese dusanzwe tuzi ariko tujya twibagirwa nuko kugira ngo ikintu kibeho nuko kigira umutungo. Islam kugira ngo ifunctione habayeho inkingi ya gatatu ariyo ya zakat. Zakat yaje kugira ngo habeho fonctionnement y'ubusilamu bundi bugende mu mutungo bukemura ibibazo by'abasilamu, noneho n'ingendo zibeho no gusurana bibeho no gukemurira abantu ibibazo byabo bibeho, ariko habayeho zakat. Iyo zakat niba wowe utayitanze cyangwa jyewe ntayitanze cyangwa se undi atayitanze tugashinja amuru ko yari umutungo wacu ntawo twashizemo, uwo mutungo wavuye he? So uyu mwanya rero mu gihe tutaragera kuri nivo kuvuga ngo turi kwitanga iyo zaka, ni turebe none ibyo byibura ku gatoya k'ubukene gahari, abo bantu bashonje uyu munsi turabafasha dote. Ariko kandi dushyira ingufu zacu hamwe, nimureke dukordone ku buryo ayo makeya aya ngaya abavandimwe bapropoje, uwapropoje 50, uwapropoje 100, uwapropoje uko twajya dutanga byibura buri cyumweru. Yewe ndibuka ko ubu ngubu igikombe cy'ikawa hano muri Amerika kimaze kugera cya medium kimaze kugera ku $3. $3 mu Rwanda uyu munsi bari kuvunja kuri 985. Ni ukuvuga ko harimo amafaranga 2,200 cyangwa se 3 hafi. Kuko ayo mafaranga yatunga umuntu mu Rwanda umunsi wose, ariko wowe ni igikombe ugiye kunywa mu gitondo gusa, wenda uri bunywe ibikombe 2. So uvuze uti byibura ndatanga ikawa yanjye ndayireka ukwezi kumwe ntange buri munsi igikombe kimwe cy'ikawa, byafasha famiye nzima mu Rwanda buri munsi kugeza byibura babashije kugira icyo bigezaho. Muri make rero ndasubiza ijambo umuvandimwe wacu Bakari, nshimira mwese mwitanze aha ngaha kandi ishyigikira ko kino gikorwa tugikora, ariko hakabaho inzira imwe yo kugikora twese duhurizamo, noneho cya kigega cyacu akaba ari cyo abantu twashinze hari i Kigali bakaba badukemurira ikibazo. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Abdelaziz, tugeze saa 9:40 hano mu Real. Ndatekereza abiri Burayi bashobora kuba bageze i Paris cyangwa se mugeze sangahe? Saa 4? Saa 3:40 amasaha amaze gukura cyane. Saa 3:40. Ntago icyo tugambiriye uyu munsi ari ugutinda cyane, ahubwo nuko tugira ngo twihute tubabimburire, hanyuma tunabasaba ko mwakomeza kuba abantu bakurikira imirongo tugiye gushyiraho, hanyuma munitabira n'ibyo bikorwa. Hari umuntu wamanitse akaboko, sinzi, ntago ndi kubona izina rye. ni Sherbrooke. Ni Sherbrooke. Ni Omar. Naam. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Ndashaka gushimira uvandimwe Shemirenge uvuye kuvuga, avuze ku ngingo cyane cyane ebyiri. Iya mbere yo guhuza ibikorwa kugira ngo tube twabasha gufasha abavandimwe bacu. Gusa ku ngingo ya kabiri ntabwo musobanukiwe neza. Avuze ku buyobozi bwo mu Rwanda, ngira ngo na RMC yavugaga. Ese nashaka kumbaza nti ibyo bikorwa ushaka duhuza no kugira ngo tubihuze n'umuryango kuri abisilamu mu Rwanda cyangwa n'iziriya teams ubundi dusanzwe dukoresha? Aho ntabwo musobanukiwe neza kugira ngo wenda tube twakomeza gahunda yacu. Icyo nashaka kubaza umuvandimwe. Sinzi Abdelaziz icyo yashatse kuvuga, ariko nibutse muri mbere y'uko wenda afata ijambo ko dufite abantu dukorana nabo. RMC ifite uruhare rwabo, ifite n'inshingano zabo. Iyo bibaye ngombwa badushobora kudutungira agatoki, ariko byumvikane ko ni igikorwa gifite team izwi ikorana n'abantu bacu, ntago ari RMC bikorwa. Wenda nasaba Abdelaziz agakomeza, ngira ngo wenda hari ikindi yakomozaga ariko kitari icyo ngicyo. Nama Abdelaziz. Ntabwo
nashatse kuvuga ko twabikorera muri RMC, ahubwo nabivuze mu rwego rwo kwitura, gukangurira abantu benshi ko tujya tuvuga, cyane cyane twe turi hanze dufite aho tuvugira. Abenshi iyo tuvuga tugaye umuryango wa RMC, none navugaga ni uruhare twebwe nkatwe iyo turi kuyigaya rundi tuba dufitemo twakozemo. Ni iki twakoreye abasilamu bo mu Rwanda cyangwa nk'ubusilamu bo mu Rwanda? Naho ngaho nashatse kujya, ntabwo nashaka kuvuga ko inkunga zacu cyangwa uburyo bwacu tubushyira muri RMC akaba ari budukoreramo, ahubwo kwari kugira ngo mbibutse ko nubwo tuyinenga, hari igihe tuyinenga kandi ntacyo twayikoreye. Noneho rero mu buryo dutangiye bwo gukora gutya nibwo gutera ingufu, kuko ejo nzavuga ntibyibura nafashije umusilamu wari ushonje, byibura nahaye umusilamu mituweli, byibura nigishije umwana w'umusilamu wari wabuze minerval. Ntabwo nabivuze mu buryo bwo kugira ngo umutungo cyangwa se icyo twasaruye cyangwa ibi bikorwa turi gukora tubicishemo mu gihe tutari twagirana nabo umurongo ugororotse utwereka uburyo ibyo bikorwa byakozwe. Naam, birasobanutse. Ntekereza ko umuvandimwe yasobanukiye. Nawe Omar? Naam, ni sawa, birasobanutse. Jazakallahu khair. Yeah, gato cyane imirongo rero turi bukoresha kugeza ubu ngubu, nyuma yuko cyangwa se mu gihe tucyongeraho n'indi, mu gice cy'i Burayi barakoresha WhatsApp, ubwo turagomeza kwexchanginga ayo makuru. Hanyuma abantu bari cyangwa se n'abari i Burayi bashobora gukoresha link ya United for Assistance bagatangaho directement bakoresheje amakarita, ariko aho bishoboka n'amakarita za credit, kubera ko ntago hari twagiye uburyo bw'amakarita ya banki yabasanzwe. Hanyuma abantu bo muri Canada nabo bashobora gukoresha umurongo bakoreshe Interact Transfer, kubera ko birashoboka. Bashobora kohereza kuri info@commercial.u4.org, biraza kuba biri kuri uwo murongo nabyo. Bo bafite amahirwe yuko bakoresha uburyo bubiri. Abari Montreal barakoresha email yabo ya Jama, nayo iriho yanditse. Ubwo rero byaba ari d'abord uburyo bacishamo icyo kintu. Ubwa kabiri uburyo bwa mode ya distribution hariya ndi kumva bwo dushobora kuzajya muri detaye ubutaha, ariko ikigamije none aha ni ukuvuga ngo kuko niyo twavuga ngo twabyorganije turabikora gutya na gutya, nta fonds zihari nta kintu twageraho. Byumvikane ko aricyo kintu cyihutirwa none aha. Ubwo n'ababa batangiye cyangwa bagize icyo bemera baba babitanga none aha, hanyuma ubwo mu by'ukuri tugakomeza kwiyorganiza gutyo. Tunababwira ko n'ibibazo mufite mwabicisha kuri uwo murongo. Hari uburyo bwo kwandikaho n'ibitekerezo byanyu, nabyo biri welcome. Hari uburyo abantu biroginze kuri site bashobora kubyohereza cyangwa se bakabyohereza kuri email. Ibyo byose rero ni kubereka ko hari uburyo bwakozwe kugira ngo twitegure non seulement turi kuri uyu murongo twakira ibitekerezo byanyu, cyangwa se twakira aide yanyu. Hari n'undi murongo turi bushyireho mu minsi mike cyane yo kugira ngo twakire liste y'abantu bashobora kuba bagenerwa ibikorwa. Bivuze ko umuntu ashobora kumwandikisha, hari information zizaza gusabwa kugira ngo ayo ma list cyangwa se iyo database dushaka kugira ngo ibe enrichi, ibe yakoreshwa mu gihe cyose ikenewe. Ni ukuvuga ngo izo information tuzazihuza n'izindi dusanzwe dufite, hanyuma bijye bidufasha kugira ngo twihutishe ibikorwa nk'ibi. Baciriye muri makeya uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa. Hari ubwo bwakoreshejwe mbere, hari uburyo dushobora gukoresha bwa tekinoloji bwo kugira ngo dukore coupons kugira ngo twevite akavuyo. Noneho abantu dukorana i Kigali bahe abantu coupon bajye ku maduka bafata ibintu, ariko dutekereza ko hari n'abandi bashobora kuba barwaye badafite imbaraga kuhagera. K'icyo gihe bo wenda twajya tugena abantu dukurikije mesures za sécurité au niveau local bashobora kubagezaho ibyo bintu,
ariko bivuze ngo byose ni uburyo kugira ngo tube flexible ku buryo bwose bushoboka. Mu minsi iri imbere dukoresheje tekinoloji turashaka kugira ngo tugire ubushobozi bwo kuba ku bantu bafite alhamdulillah telefone amafaranga tube twayoherezaho direct. Hari aspect nyinshi dukirebaho ariko nabyo ni imwe muri options zishoboka dushobora gukoresha. Nkagira ngo subize ijambo gato kuri wasabye ijambo Musa, turagaruka kuri Dauda, hanyuma bimaze kuba saa 9:48. Dauda ndumva yarisabye imbere yanjye inshallah. Dauda yarisabye imbere yanjye, reka tumuhereho inshallah. Naam Dauda. uri kuri mute banza utari wavaho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nta byinshi nanjye nashaka kongeraho, byagira gusa mbaye icyo gitekerezo yuko twanonosora vuba uburyo abantu batangaho mbere yuko wenda amasaha yadushirana, wenda nyuma bikaza kuba nk'uburyo bwo kuganira bisanzwe kuba gifite umwanya, ariko ibyaduhuje dusa nkaho twamaze kubishyira ku murongo. Igitekerezo cya kabiri nashaka gutanga ni kuri icyo kintu cya monta y'amadolari 100. Wenda impamvu wenda ngiye ku mutima wanjye ariwo ntekereza, nanjye ku mugani wa Mirenge muri experience yanjye, nuko cyane cyane nka hano muri Canada twagiye tugerageza kujya dutanga za contribution tworohereje abantu cyane, amadolari 20 ukabona abantu nta hantu barimo barajya, nta mafaranga yoroshye gutanga ariko ukabona abantu ntibabuje. Ariko inama nigeze kujyamo za basore bo muri Europe, Kalisa nawe arimo, n'abana bato cyane kunaturusha. Tekereza ko iby'ubushobozi ni Allahu A'lam, ariko abo bantu kugira ngo uyu munsi babe barageze ku bikorwa bagezeho bafite umusigiti bitiri wabo, nuko abantu bitanze ku buryo bw'imbaraga. Nagiye mu nama zabo, wazaga mu nama wese yagomba gusiga amayero 100. Iyo nama ngira ngo bayikora wenda rimwe mu mezi 3, ariko abo bana barabikoraga bakabishobora. Ntabwo numva ari impamvu natwe ntuza bar twajya tuyishyira hasi cyane, nubwo abantu kuko ubushobozi budatandukanye, ariko bar yizamuye hejuru n'umuntu ashyiramo ingufu akagerageza kuricinga kuri iyo bar. Cyane cyane wenda n'undi rugero natanga, ni nka kera tukiba mu Rwanda, Kalisa we arabizi twabaga turi kumwe, abantu twe twaramenyereye yuko umuntu ajya mu musigiti bavuga gutanga, mu mutwe wagatangwamo kugomba gutanga 100. Waba ufite ibihumbi 10 mu mufuka ukumva ko ari 100 utanga, ariko rimwe nza kwicarana n'umuntu mwangira inama ahanga ati reba ibintu byacu byo gutanga 100. Ahanga ati ntago umunsi umushaka kuba koko nta bushobozi ufite, ariko ishyiremo noneho uzamure bare yawe, wumve yuko umusigiti niba basabye amafaranga, niba ufite 1000 utanga 1000, niba ufite 5 utange 5, numve ko uzahora ku 100 gusa. Tugomba gushyiramo agatege mu bintu nk'ibi ngibi bijyanye n'ubusiramu, kwako no mu bindi byose dushyiramo agatege. Ujya kugura imodoka ukagura imodoka ihenze, bavuga gutanga ugatanga 20. Ni muri ubwo buryo gusa nashaka kugira ngo twankuraje abantu, utabishoboye nyagasani n'uzu ubushobozi bwe aratanga uko ashoboye, ariko umuntu ashyiremo agatege. Wahada salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, bwana nanjye wenda bwana Bakar kuko naam uze kwibuka Sheikh Kalisa yasabye ijambo, nawe komeza bwana. Iminota 2 gusa. Iki kintu twagaragaje uburyo kiri gukorwa muri urgence. Icyo nsaba gusa nuko tutajya muri bureaucratie ndende cyane. Yego ikorwe en parallèle avec des ajustements. Nkuko dushobora gukura amasomo muri bihugu duturukamo nka Canada, nka plan d'urgence yabo bakoze mwarayibonye. Mu byukuri babanje kuramira abantu. Rero 100 ribubone ku uyu munsi, mu byukuri imitwe ya UA na Sheikh Kalisa i Burayi tube byibuza turi gutekereza abantu 5 tuzi ko bashonje muri ya base de données tusanzwe dufite, ariko baramirwe. Non, les ajustements na planification na coordination ya base de données nyayo y'abakwiye kuba beneficiary biki b'inguzanyo babikeneye cyane, kuko abashonje kurusha abandi cyane cyane abapfakazi, abanyantege nke, abana bato, abagore batabana n'abagabo bafite abana bato. Abo bantu nkatwe UA dufite coordinateur, uyu munsi n'umunsi wo kumwanclansha ku buryo 50 iri buboneke iri joro, ejo arara agiye kugira ngo ukwaza agenda nakoresho, kuko nkuko mwabigaragaje twaratinze, ariko ntidukomeze kujya muri bureaucratie ndende cyane
y'amakuru agenda ahanahana atarangira. Nako ngako gushaka nashaka kuvuga. Falyatafaddal mashkur. Naam Sheikh Haris. numvaga inshallah nkuko ndemeye yarabipropose wa mugani ku byerekeye na kotizapu ntabwo turi byo categoriquement. Buriya turaza kuvugana no na Asmani arebe igishoboka niba iyo ntuza ya United for Assistance yo link yanyu abantu hani burayi ikarita zacu zicaho numva ariyo twa privilege umva ubwo badafite bidashobotse ubwo noneho twakoresha kotizapu. Ariko ikiza cya kotizapu burya ni ngo umunsi ku munsi abantu babona ajyaho tubasha kuyigurisha no ku bandi bantu batari abanyarwanda no kuvuga nko mu Islam undi inani byo biramenyerewe cyane. Iyo umweretse iyo link agahita agezeho bimwongerera umutima wo gutanga. Niyo mpamvu dukunda gukoresha kotizapu. Ariko niba muri system ya United for Assistance hari uburyo abantu day to day babona uburyo amafaranga yinjiraho nabwo byaba ari byiza cyane abantu gukora umurongo umwe. Ntabwo rero ubwo turaza kureba techniquement uburyo twabikora byoroshye. Turaza kuvugana na Asman ngo ndumva ejo cyangwa se ejo bundi byaba byamaze kuba clear kabisa ku buryo abantu batangira gukoresha nta kibazo. Ariko nukuvuga ngo twebwe turi ahanga deja twiyemeje saero wenda wenda wumva ko afite ikindi kibazo. Ariko nkatwe numva intrinsique mu twahise twemeza ayo mayiri ijana ubu buryo tuzayatanga numva nta kibazo kabisa. Naam birumvikana. Indi difficulty tugifite no kugira ngo duconnecte wenda rimwe ariko umwe muri gahunda za United for Assistance nuko ifungura imirongo nk'iyo. Gusa icyo nabemerera cyo cyangwa se nabasezeranya nuko tuzajya dutanga update byibuze mu gihe runaka kugira ngo munabone byibuze wenda aho tugeze. Ariko bizaba ari mu buryo bwo kuvuga tuti tumaze gutanga angana gutya twageze ku bantu bangana gutya. Nabwo n'uburyo buri gutekerezwaho kandi tuza gushyira kuri iriya page inshallah. Byumvikana ko birasaba akazi kenshi kari dynamic no exchange amakuru. Ntekereza ko dukoresheje ubushobozi dufite na capacity dufite buri muntu agiye yashyiraho nk'iminota 5 kugeza ku minota 20 buri munsi yo kwaruwa kuri kino kintu hazamo efficacity idasanzwe. Kuba ari kubaza umurongo uri kuri page yacu namaze kushyira hano muri chat ya Zoom. Hanyuma iri kuri site yacu web. Turageza n'abantu bafite Facebook nabasaba ko bagerageza kupartaja ku buryo bushoboka. Hanyuma turagomeza kureba ko na Europe nimba batarafungura undi murongo nabo hari ikindi kintu cyaboneka. Mbabwira yuko hari uburyo bwinshi bwo kugira ngo byibuze mu masaha hagati ya 28 na 48 kuyo tumaze kubona equipe dufite i Kigali zaba zimaze kuyageza ku bantu, kuko hari izindi technique twamaze kuidentifia z'uko nk'abantu bafite fond twajya tureba equivalent yari hano hanyuma tugahita tuya umuntu hariya cyangwa se donc izo details zose wenda ntago ari ngombwa ko tuzidetaye ko hano tudafite umwanya, ariko ni imwe muri technique ziri deja identifié ziri bukoreshwa. Ubwo rero hasigaye iminota itarenze 5. Sinzi nimba she mukuru wacu wakiri hano ku murongo wenda twe twamusaba adusabira idua hanyuma dutandukanye ni munsi. Mwana Sheikh. Naam, salamu alaykum. Alaykum salam. Tafadhali. Ijambo rya nyuma kandi unaturangiriza dusamira idua kuri iki gikorwa inshallah. Ijambo rya nyuma navuga nuko ntabwo twiriye gucika intege cyangwa se tugakira abantu ingufu z'uko wenda batanga boroze umuswana atabwira junche kuhusiana misati ndio yale risiko kufanya kwa mata kwa tunasila ila mata, yani buri wese azatanga uko yishoboye. Iyi aya manutse muri ntuza yo gutunga umuryango mbese muri tolak bakundi bese cyangwa kurera umwana mare bwira umuntu ko bese ufite ubushobozi yumve kudusata misati ufite ubushobozi atanga ubushobozi bwe. Bisobanura ngo uko aba afite kose atarebye umubare ntarengwa bavuze cyangwa se bashizeho base bashizeho ko ari umuntu atagomba kujya munsi yayo. Icyo gihe ushobora kubuca intege n'abandi bafite intege nkeya ukabona ko nta mwanya bafite cyangwa se nta ruhare bagira mu gufasha. Ubwo ruvuga ko mbese ushyiraho base keretse ku bantu mbese bahuye bari mu rwego rumwe baziranye bose mbese yari nk'abantu wenda
bari muri association imwe cyangwa se bari mu muryango cyangwa se muri groupe baziranye bavuga ati dukore dutange wese atanga ijana, ariko ari ikintu cy'umuntu uwo ari wese ushobora kwitanga uko yifite, byaba ari ukugira mbese tuvuge ko buri wese atanga uko yifite, ariko wenda tukavuga bari mu muryango no cyangwa se groupe runaka bo ntibemerewe kujya munsi ya nayo. Ariko n'abari abahungu bavuze batanze urugero bo mu Bubiligi, ni abahungu bishize hamwe biha groupe mbese bita ko twigurira ijuru. Bemera ko buri kwezi Yaushe Kalisa niwe ubakuriye akenshi akunda guhura nabo buri mezi 3, ariko wese uwo baje guhura nabo mu mezi 3 buri wese afite somo runaka aza yitwaje, ni obligatoire mbese agomba kwizana uko byagenda kose, ariko bari mu groupe imwe kandi barabyemeje. Natwe rero mu byo tuje hano nuko wenda tuvuze tuti abantu runaka bahuriye muri groupe runaka bashobora kuzihuza, babwana muri groupe zabo bakaba bahura bakimeza icyo bashobora gutanga, icyo bashobora gutanga, noneho bone bakabitumenyesha, nazo bakamenyesha intuza twashizeho hano, hanyuma tukazeba ko niba wenda tukareba niba ko ari ibikorwa bihutse cyangwa se ko tukaba bakamerera ku giti cyabo ko bazaba bitanga batukuze ubushobozi bwabo, bitahurije n'undi wari we wese nubwo atari muri groupe cyangwa se atari kuri intuza kuri link ashobora kuba yavuga ati yatanga amafaranga mfite 5,000 by'amanyarwanda bizabita kugira ngo mbese abantu bizajye gufata, kuko gake ntago ndetse ngo kayikanga mu kanwa kanga muri cyo ko ntago kanga mu kanwa. Hanyuma rero mu by'ukuri ngewe nshimiye cyane igikorwa kandi igikorwa cy'indashyikirwa, ahubwo Allah Subhanahu wa Ta'ala turamusaba ko dushyira mu isha yayo kandi ibyiza byayo bikazaba byandikwa mu byiza Allah Subhanahu wa Ta'ala tugeneye gukora, kandi tukabikora ari tugamije wenyine nta kwiraga cyangwa kwiyerekana cyangwa se ari kizugamije inyuma, kubera ko akazi kiri gukora cyiza gikozwe Imana tugomba gukora mu Kristo Allahuddin, tweze Imana Subhanahu wa Ta'ala idini cyangwa se ibikorwa byacu. Turamusaba ko ashobora kwasa ibikorwa byacu ndetse ibikorwa byacu twakoze byiza akazabitujira mu mizani yacu, ibi twakoze kandi Subhanahu wa Ta'ala akazabijamo byiza tumaze kwishyuza kuri we no kumusaba imbabazi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubwo ndikumva hano tugeze ku isaha ya saa 10, abavandimwe benshi barashaka kujya gusaba salatu asr, kugira ngo mwebwe Aisha mwayirangije tukaba naam mugiye kujya muri qiyamul layl peut-être kubera ko muri ijoro barerire munaprofita. Naam. Naam, nkabagira ngo dusezeraneho hano mbararikira inshallah turaza kubagezaho ko samedi taha tuzakomeza kino kiganiro, noneho kuko abantu bafite base byibuze bashobore kuba baheraho, noneho tujye mu buryo bwimbitse n'amadetaye tunareba n'ibimaze gukorwa muri icyo cyumweru gishize. Nkaba mbashimira cyane, mbasabira imigisha kandi nsaba nk'uko umuvandimwe yabivuze ko nk'uko muri twicaye muri kino cyicaro ariko tuzanahura muri jana. Allah arabishoboye kandi abiduha. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.